ndashaka kubasengera. Niyo mpamvu ushaka gusoma ijambo ryo kudufasha gusenga. Insanganyamatsiko ya kino giterane ni nziza, ivuga guhinduka rwose. Ariko buriya twarahindutse, ahubwo icyo dusaba nuko n'atarahinduka no hahinduka. Ubwo niba ukora n'ibyaha dukora byose, hari ibyo ukora wihishe n'ibyo ukora ku mugaragaro, ariko ngira ngo dukora byose. Nibyo bisigaye nabyo biranesheka rero. Burya ari igihe tujya turimita, duharimite Imana tweye ngo Mana ngo wagije inzoga, ariko hari n'abadasenga batajya bazinywa, hari n'abatanywa itabi. Twebwe rero badusabye guhinduka rwose, tugize imitima mishya. Ibyo rero ntabwo mbigarukaho, twabyize cyane. Ndashaka kuvuga ku bitangaza cyangwa se imirimo Imana ikorera abarokore. Ndashaka kwivugaho kuki nshaka kuvuga ku mirimo Imana ikorera abarokore, ari nabyo biza kuvamo isengesho tuza kubasengera. Kubera ko twebwe kuba turi hano turi abashyitsi turi umugisha. Yewe ndi umushyitsi wawe, ntabwo mba ndi ikibazo. Yewe ntabwo ndi ikibazo, twabuza aho turananiwe bihagije. Bano baraye bagenda, abandi baraye mu nzira. Guro tugomba kubasabira umugisha kandi mukawuhabwa. Amen. Kandi namwe mwawukoreye kwemera kwicara aya masaha yose, kwemera kuduha amazi yo kunywa, kwemera kutuzimanira. Ntabwo twahaguruka tutabasabiye umugisha, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo aho muzajya hose bakabaha amazi yo kunywa, bakabaha intebe yo kwicara, ntimuzahaguruke mutabasabiye iki? Umugisha. Ndashaka kubasengera mu izina ry'abashyitsi. Murabyemera se? Muremera ko turi abashyitsi? Muzi ko Yesu mu ijuru azaba ari umushyitsi, azavuga ngo nari mu nzu y'imbohe ngo ntimwansuye. Bati wafungiwe hehe? Avuge ngo nari ndwaye ntimwangemuye. Warwaye mu bihe bitaro by'igihundwe, ne nambaye ubusa ntimwanyambika. Ne ryari wari muri kariso agira imyenda. Avugemo n'akandi kamwe kavuga ngo nari umushyitsi ntimwampa icumbi. Iyo rero uri umushyitsi ubuhagarariye Yesu. Ibyo kurya twariye rero Betelehemu, burya mwari ibyo kurya bya Yesu, si byose? Amazi mwanyweye, ayo muza kunywa, aho muza kurara, ari muhagera mubwire Yesu ngo Yesu kino gitanda turyame. Ngewe nikomeze, ngewe bamaze kumva icumbi, bampa yantu ndara, mpita nkinga mbwira Yesu nti Mana, ntabwo gitanda cyari icyanjye, ni icyawe bari bakugeneye, none rero ngiye kukicaraho kandi simbesha kuko babikoze mu izina rya Yesu. Nanjye rero mu izina ry'abashyitsi ndashaka kubasengera, hanyuma mwizere, kubera ko itegeko rivuga abashyitsi n'ababatumiye naryo rirahari. Nazanye n'umushumba uriya turi kumwe, tubona ibintu tudasanzwe tubona iwacu. Tubona imodoka ya polisi turi imbere. Ndavuga nti ngaho rero kuba nabaho nibwo bwa mbere mu nyimbo ya polisi tujya imbere, kandi imodoka zayibonaga zose zigahegama zikegerayo ngo abashyitsi batambuke. Kiriya cyubahiro nacyo cyari cya Yesu. Mutekubita mu gatuza. Biriya arege rero hari abantu barya feeling ya Yesu, wamara kubona ibintu bya Yesu barabikorewe bakikubita hehe mu gatuza. Uzi kukuha imodoka ya polisi kakujya imbere. Hari n'abagiye muri V8 kuva bavuka niba bigenda n'ubwa mbere. Nyamara muranseka ntagira imodoka ntapfa kwigendamo. Hari n'abagiye mu yitwa Noah, hari n'abonye yanditsweho Noah. Bira byose nyamara murabikinisha ni ibintu byo mu ijuru. Uzi buriya ntago rimwe babikoreye Yesu usa n'abashyitsi. Niyo mpamvu polisi tugiye imbere, bazana V8 zitujya imbere, bazana imodoka za Noah n'izindi nyinshi protege. Tugeze hafi kwinjirira, imodoka polisi yagarara ibuze izindi kwinjira ngo tubanze dutambuke. Hajya amavuga ati twebwe turi Betelehemu, reka da ni Yesu.
ni Yesu. Baranaturirimbira, bazanye abaririmbyi baraturirimbira n'amapendo baturuka ruguru baturirimbira. Nta kintu mwumvise kibaye muri mwebwe? Polisi kuri imbere, abandi bararirimba, koko nta kintu bivuze. Ababikoze rero twashaka kubasabira umugisha. Amen. Twashaka kubasabira umugisha kandi murawubona kuko murawukwiye. Abaririmbyi mwambaye neza, ushobora mwiriwe n'ubusa, ushobora mutanariye kwe twariye, n'umukanya bagiye kutugaburira ndabizi bari guteka. Kego ntabwo twirije, niba mwirije ntabwo tubizi. Ibyo byose babikuriye Yesu. Niyo mpamvu rero numva kubasabira umugisha, mfite itegeko ry'umwuka rinyemerera kubasengera, icyo mbasabiye kikaba. Amen. Tutashaka kubasengera tukabaturaho umugisha. Impamvu tutarindira ejo, kuko ejo naho hari umunsi, nuko hari ibintu Imana igomba gukora none. Uyu munsi ntabwo Imana iri muri weekend, ntabwo Imana iri ku muganda, ntabwo ofisi z'Imana zakinze. Hari ibintu Imana igomba gukora seta z'ijoro zikagera yabirangije. Hari ibintu bikoreka none, harimo ibintu Imana ikora none. Ko uyu munsi ntabwo ari feriye, ntabwo ari umunsi ufunze, ni umunsi ukinguye. Impamvu dushaka gusenga kugira ngo n'ejo Imana izakora ibindi by'ejo. Namenye ko Imana izagizana amahano buri munsi, amahano buri munsi, ikazana amahano kuwa mbere no kuwa kabiri ntisibi. Niyo munsi hari Imana yazanye. Twumvise ijambo ry'Imana, nayo hari Imana yatugeneye. Yesu udatanga umwanya wo twumvisha ijambo ry'Imana kuko waduhombye, rya jambo ryari rya none, n'ejo hari irindi. Imana ishimwe rero. Ndashaka kuza kubasengera mu izina ry'abashyitsi fatanyije n'abandi twazanye, kandi mutangire miziri. Murizeye se baze? Nyamara turabasengera kuko ibingibi mwabikoreye, buriya mwakoze amanama menshi, mwaritanze kugira ngo mutwakire. Korali Betelehemu si korali iririmba neza mu Rwanda, ariko kubera ko mwavuze muti reka abantu dusangire umugisha, nabwo turasabira umugisha. Betelehemu namugwe mwemeye kuza, ndabizi ko ari basize impinja, abasize ibibazo biri ahantu. Yesu namenye amakuru nuko yaravuze ngo nzabarinda amaja n'amazi. Ibyo twasize iriya Yesu arahari, ari na hano. Nimutuze umutima mukorera Imana. Hari ibintu Imana iri gukora mu rugo n'ugo muri hano. Ngiye manzi ko Imana ibimbereyemo, ngiye niko mbaho, nzi ko Imana imbereye mu byanjye, niho ndyamye ndasinzira, nzi ko Imana ibibirimo ko ntisinzira nkanjye. Amen. Reka rero mvuge ku bitangaza Imana ikorera abarokore. Ndasoma muri Yohana 20:30, mvuge impamvu yabyo n'ikiba kigenderewe. Yohana 20:30 haranditse ngo hariho ni ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo nyiri torero, bwanditswe mu bice 20 by'umuvugabutumwa witwa Yohana 30:31. Yohana 20:31. Arababwiye, haranditse ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa. Mwabonye ko ari ibindi byinshi, ariko icyitonderwa bitanditswe ubwo ni hehe? Muri Bibiliya. Hari ibintu byinshi bitari muri Bibiliya, ariko reka turebe icyo yabikoreye 31. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mugire gute? Mwizere ko yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, hanyuma bize kuva mu iki, kandi nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Amen. Amen. Muri iyi minsi mfite impungenge nyinshi zijyana n'ubutumwa buri gutambuka, impungenge zijyana n'indirimbo ziri kuririmbwa, impungenge zijyana n'amashimwe abantu bashima, impungenge zijyana n'ubuhanuzi abantu bahanura. Iyo bavuga ngo abantu bakunze indirimbo, ngo bakunze umwigisha, ngo bakunze umuhanuzi, ntago ari umuntu uri kuvuga umusaraba, ntago ari kuvuga amaraso ya Yesu, ntabavuga kuzuka kw'abapfuye,
cyangwa se urubanza rw'iteka, ntavuga gehenomu, ntavuga impanda y'imperuka. Akenshi abavuga ngo iguhaye visa, hari ibintu iremye yabyikuyeho irabisiribanza, ukuriho Rwanda Revenue, iyo nzoro ufite Imana iguhaye ya kabiri, bone Imana ikuriye ubukwe. Mujya mubyumva ibyo bintu cyangwa biba ntago bashuka biba Rubavu, mujya mubyumva namwe. Noneho buriya iyo inyigisho zigishwa zisa gutyo, basanga n'abavuga butumwa benshi cyangwa se abakora ibiterane batumira abavuga butumwa bameze batyo, ati ngo nta aradupfobya. Umuntu wigisha ibyaha, wigisha kwihana, anege bamuherekeza nabi. Guherekeza umuntu murabizi, umusezerera nabi, ukavuza ibyaha. Ako umuntu uvuga ibiryo, uvuga imigisha, uvuga amazu, uvuga imodoka, uvuga promotion, baravuga atazagaruke. Zagaruke umuntu afite ubutumwa. Indirimbo nyinshi mukunda nta kintu kibamo. Hari indirimbo abantu bakunda itabamo ikintu na gitoya kiguruguta. Hari ibintu nabonye abana bakunda, injugu murazizi. Injugu rero n'utugori bashyiraho ubuto, barangiza bakatwotsa tugahita tubyimba. Ushobora kurya umufuka w'injugu, umufuka wose ntuhage, ko nta kintu kirimo. N'ubutumwa butarimo gukizwa, butarimo kwera imbuto, butarimo kwihana ibyaha, ni injugu, nta kintu kirimo. Indirimbo abantu baririmba batavugamo Yesu, batavugamo umusaraba, batavugamo urukundo rw'Imana, batavuga ko bazarimbuka, ni injugu. Muzumve rero indirimbo za kino gihe, yaratuzahuye, muzazumve. Yaratuzahuye, yaraturokoye, twarabyibushye, yaduhaye amataye. Ni ibintu nyine byo bito, ni injugu. Noneho kandi ntabwo ariko byahoze. Ndashaka kubwira abantu bakiri bato, abantu muri batoya, wambaza ati se uri mukuru? Simbizi niba ndi mukuru, ariko imyaka mfite n'amateka nanyuzemo n'urwo navukiyemo n'ibyo nabonye, ibi ngibi bije vuba. Indirimbo zo guhitinga, nyigisho z'amashyi, ibintu by'ubuhanuzi bw'ibiryo n'ubuzima ntabwo byahozeho. Kera hanjye umuntu yajyaga ahagarara yagira ngo aravuga, akavuga ukuntu yakijijwe, uko yakuwe mu byaha, amahoro Yesu yamuhaye, nibyo yabanzaga. Kino gihe rero kubera ko twabihinduye, usanga nyine indirimbo inyigisho ari mwene ibyo. Iyo rero ibyo bintu byatumye bitekerezaho, rero ndabitekereza cyane, kandi n'ubu ndacyabitekereza, ndacyanabyibaza. Numva rero nageze hano Kirabyo nkwiye kubabwira ngo ibitangaza Yesu akora abikorera iki muri gahunda yo guhinduka rwose, abikorera iki? Ijambo rero, ijambo ry'Imana ni ukuri, ryavuze ngo hari n'ibindi bimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze bitanditswe muri Bibiliya yakoreye imbere y'intumwa ze. Aravuga ngo ariko ibi ngibi twabashije kumenya, n'ibyo mufite n'ibyo mfite, yabikoreye kugira ngo mumbwire impamvu niba mwabyumvise. Se Bibiliya ahubwo mugiriza Bibiliya na Bibiliya mugira. Ufite Bibiliya? Nasomye muri Yohana 20:30 haranditse ngo hari n'ibindi bimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoreye imbere y'intumwa ze cyangwa abigishwa be, ngo bitanditswe muri kino gitabo. Ngo ariko ibi byakorewe kugira ngo nitwizera tubone iki? Ubugingo ubwo mu yandi magambo, ibintu byose Yesu yagukoreye, n'ibyo ari bukore none, n'ibyo azakoresha, no kugira ngo uzabone ubugingo buho. Bivuze ko rero hari tandansi ni ikintu kigitanda veri, ni ikintu kiba kiva ahantu kijya ahandi. Yuko hari igihe mujya mutekereza ko imirimo iri social ari ubutumwa bwiza, imirimo y'ubugira neza. Hari igihe mutekereza ko yasimbura ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo korari iramutse haye umuntu inka, gaho umuntu inka, kamugurira imyenda, igatanga mituwere,
si ibintu byiza ako si ubutumwa no ntabwo ari message cyakora byatuma byagufasha kuvuga ubutumwa kugurira umuntu mwambaro byatuma ubona uko umubwira Yesu umuntu mitiwere wamubwira Yesu ariko ayo umuntu mutwere ukarekera ntabwo uvuze Yesu kubera iki hari abandi bantu dusangiye iyo business ya feri Croix Rouge irafasha Caritas irafasha abisilamu barafasha ako nta Yesu namubizi niba ari dini rifasha ni Isilamu bagemurira abantu kwa muganga iyo bagize ya minsi mikuru bagaburira n'abadasengana nabo ariko nta Yesu ndagera ngo mube maso Satani ni umugome mu mazina agira harimo kubeshya harimo umuriganya Satani zari kugateye Satani iyo amaze kubona ikintu atagikuraho arabanza akarwana nacyo ikintu kimubangamiye akarwana nacyo yamara kubona ntabwo yagikuraho agahinduka umufatanyabikorwa wacyo uwo bita mu cyongereza cyangwa mu gifaransa actionnaire agashyiramo icyo bita share agashyiramo imigabane noneho iyo bavuze imigabane niyo mpamvu mubona amadini ntabwo azayasenya ko ntacyo ngutwaye ntabwo kira byizigera ivaho ahubwo mwakwaguka mukubaka etage mukubaka stade mupfa kuba ntacyo murwanya avuga ati bo nibasenge ariko nanjye imigabane yanjye irimo ntabwo Betelehemu izavaho reka da azashyiramo n'abakozi biwe muri korali babemo hashyiremo ibyo bita action imigabane tutabaye maso rero mwaza urukungu yagiye kuruteramo ruba rusa n'amasaka neza urukungu n'amasaka birasa ntushobora kubitandukanya iyo warangaye urukungu rukinjira mu masaka ntushobora kurutandukanya Yesu baramubwiye bati ko twateye amasaka urukungu rwaje rutaravuga ati mwararangaye none se tubirandure aravuga ngo birafatanye imirimo iri sociale n'ubutumwa bwiza birafatanye ariko ni murangara dushobora guhinduka ibigo bimeze nka Croix Rouge bifasha abantu ibasura kwa muganga none ikintu gikomeye tuzagera ku rwego ibyo ngibyo bimeze gutyo dufite abandi tubihuriramo iyo twabikoze dufite abandi bantu bandi badasenga kuko nyine ntawe ntibirimo Yesu ubwo Yesu atarimo rero tubona abandi babifite niyo mpamvu nshaka kubabwira abantu mwese mufite imirimo yo kugira neza imirimo yo gufasha abantu muzahareke gufasha abantu gutanga mitiwere gutanga itungo koroza umuntu kumwubakira bihinduke inzira uti igikoresho tools ikintu kigufasha kuvuga ubutumwa ariko ntukakite iki ubutumwa amen ntago biryoshye nyine ko nta kundi nta mahitamo ahari siko bitaryoshye kabaho urugero hagize umuntu hano uza kwitanga sima umuntu akaza hano akavuga ati ndabona kuko ndi kubona urusengero fin de fe hazajya mu etage ko ndi kurubona nk'umufundi ngende umufundi ndareba zirankingi ngasanga zishobora kuri za etage niba ntibishye niba ari inkingi z'ibiti niba ari z'ibyuma niba ari za beto ariko ni nka etage umuntu akaza hano akaza abantu babiri baje gushima umwe agashima akazanye imifuka 10 ya sima cyangwa 20 nangiye isenye turi kubaka inzu yo kwakira abashyitsi ya etage tumaze uyu munsi twarangije ku gutega Betelehemu mwe mubizi muzaba hano mutanga sima umuririmbe musenge muzi ko muva hano sima bategereje nta mahitamo mufite kirekana mwimuka ariko ubundi sima zirabategereje abasigayeyo bari gutanga ferabeto noneho hajya kubona nkabona umuntu aje Gisenyi araje aravuze ati bene data kugubu Imana yangiriye neza ndashaka kwitanga sima zo kumena inodari banze sima 300 dukeneye akama nka 200 ubwo amashi abari make kuri uwo muntu magana gahe sima 200 nka 2 miliyoni
hakaza undi nawe uvuga ko yakijijwe ibyaha, undi akavuga ati nanjye mfite ishimwe ati yuko Imana ikijije ibyaha. Ninde mwahamenshi, ari uwisima n'uwibyaha? Si uwisima se? Umuntu ambwiye ati se mushumba waboneka, wabona akanya nko gushaka cyane kugira ngo nature nakubona, namubwira nti kandebe gahunda mfite. Ariko ambwiye ati ko mfite umufuka, ko mfite ikamyo y'isima, waboneka? Ndavuga nti yewe bwe ndimo ndabereka kanze nkurebe, ntaje nkurebe n'ubukwe nabuvamo n'igiterane nakivamo no kurihimbi nagita nagura umuntu haraho nyarukiye gato nkajya kwakira iki sima. Nibo nerekana uburyo ki kumenya ikintu Yesu yakoze ku buzima bwacu tugira tubitesha agaciro, kandi icyatumye Yesu aza ngo agupfire ni ukugira ngo uhabwe ubugingo buhora. Ibintu byose twajyamo rero, inyigisho zose twakwigisha, indirimbo zose twaririmba, ibyuma byose twagura, Yesu impande yazavuga ntujye mu ijuru, uba warataye igihe, uba uruhiye ubusa, mbese uba uri umuntu utazi iyo wajyaga. Ndashaka kubwira abantu mwese mwaje hano muri kino giterane, mwese ari ubatije, ari uwaje kureba abashyitsi, ari uwigendera, ari umazemo iminsi, ari ufite izina rikomeye, ufite izina ryoroheje, icyo Imana yaguhamagaye no kuzajya mu ijuru. Utagiyeyo uba warahushije intego. Muri make icyatumye Yesu aza kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Ibitangaza Yesu akora rero, abikorera iki? Abikorera kugira ngo atureshye, adukurure. Muzarebe abajya kuroba ifi hano hepfo, muzi ko hari umugezi wa Rusizi bajya baroba ifi. Numure ntabwo nsigaje iminota mike ngasenga, ndashaka gusenga kugira ngo isaha isigaye nayo tubyaze umusaruro. Ndashaka kubabwira ko hano hari umugezi wa Rusizi hano hepfo, iyo bagiye kuroba ifi baroba bakoresheje urushundura rwa rundi rw'umuseke n'utundi, hari akantu bashyira ku mutego, kandi ako kantu kenshi aba ari akantu ifi ikunda. Ariko ako kantu ntabwo aba ari neza n'impuhwe zo kugaburira ifi. Abarobyi hano, hari umuntu uroba hano, niba batanahari ariko murabizi, njye nabaye ahantu baroba, hari agati bashyiraho umugozi bawita indobani, hari n'akuma kameze gatyo, murakibuka? Niko bita indobani. Hariho n'ahagozi bashyiraho bakita iki? Hakabaho n'umuseke, niba ari barebe cyangwa bazanye ibindi simbizi. Noneho ndimo babaza ni iki bakunda gushyira ku ndobani? Nakaye gasimba bashyiraho umunyorogoto. Aho gasimba bagashyira ku munyorogoto, bagashyiramo bakarekura, kandi bakora amayeri atuma urwo rusinga rusa n'umweru, rusa n'amazi, ku buryo ifi irebye ibona ari akanyorogoto kigendera. Naho harimo umutego. Icyo gihe rero ifi, ikibazo ndashaka kubaza, uwo munyorogoto ni uwo kwigaburira? Ni impuhwe ufitiye umunyorogoto kugira ngo ufitiye ifi ngirye? Ni ibiryo uri kuyiha? Ni ukugira ngo uyifate. Ndashaka kubabwira rero ko ibiryo Imana yabahaye, n'amazu Imana yabahaye, n'imodoka mufite, n'ibindi muvuga muzagira, ntabwo Imana yabahaye kugira ngo murimbuke. Yageraga ngo ikurobe mu isi, igukuremo, iguha ubugingo kandi kubera yuko izi ko wasubirayo, kubera ko burya ifi uzitegereze, iyo bayikuramo bihuta, barayiroba bakayita imusozi, kuko iba ifite amahane yanasubirayo. Buga tuva mu byaha tutabishaka, twumva biryoshye, tubikunze, Yesu akaturoba. Muri ibyo yavuze ngo yafatishije umugozi ari rwo ruku ko kibihindutse imigozi. Byararangiye, aravuga ngo izo ngoyi ze, ingoyi zose murazizi? Ngoyi mwari mwabona ingoyi murazizi? Ni amapingu. Izo ngoyi ze zane ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka, ngenduwe
we wanjye kugeza iteka. Yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, arangira ngo izo ngoyi ze zagize gute? Burya y'Imana tuzanye iratuboha, ikakubohesha ibitangaza, ikakubohesha gukiza indwara, ikakubohesha imigisha, ikakubohesha amashimwe, ariko igira ngo uwe rwose. None ukasigura uvuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya nande. Abarokora rero kino gihe rero y'Imana turobye mu isi, katurobesha kuguha inzu, kuguha imodoka, kuguha vewiti, kujyana mu ndege Dubai. Ndashaka kubwira abantu bamwe muri hano ko buriya tugira n'amashimwe lokale. Amashimwe lokale ikintu kiri lokale ni ikintu kigarukira aho uri. Buriya dufite amashimwe agarukira ku mateka yo kwaso nayo kwa nyoko, ariko atari universel. Ishimwe universel ni ishimwe wajyana hano wavana igashonga iyo mvuka, igakora ikamembe, rikajya i Kigali, rikajya ku isi rikaba rikiriryo. Hari amashimwe ategwa n'ibikomere by'ababyeyi, rero Imana yabigukorera ukagira ngo n'ubutumwa, reka da bigarukira iwawe n'indobani n'umugozi, ariko ntabwo wabijyana ahantu guhindura message. Nk'urugero, iyo umuntu avuze ngo ndashima Imana ko yampaye ibiryo, ntabwo bari kubeshya, urumva yavukiye mu nzara nyine. Uwo muntu ntabwo abesha, Imana yamusanze ari umunyabyaha afite n'inzara, imukura mu nzara, imukiza indwara. Ariko hari abandi bantu batazi inshinga gusonza, bavutse ibiryo bihari bakazapfa bihari, ku buryo iyo message ahita atekereza ati ngo wavukiye mu nzara. Hari umuntu ngo abana baganiriye, umwana w'umukire n'umukene baraganiriye, nagatekereza ngo umwana w'umukene abiri umukire, washanguke twaburaye pe, iwacu twaburaye. W'umukire aravuga mwaburaye kubwo nta n'ifiriti mwariye nta n'umureti, kuko kuri uwo mwana si ibiryo. Nyine ntabwo yumva kuburara icyo bivuze. Ubutumwa rero, impamvu ubutumwa buruta ibindi, ubutumwa buri universel. Ubutumwa ubukoresha mu cyaro, bugakora mu mujyi, bugakora muri Amerika. Abantu bose n'abanyabyaha bakoze ibyaha bakeneye ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu abaririmbyi muri hano n'abavuga ubutumwa n'abakozi b'Imana mukwiye kumenya ubutumwa. Ubutumwa ni igiki? Ubutumwa ni ntabwo ubutumwa ari imyenda, ntabwo ubutumwa ari inzu, ntabwo ubutumwa ari imodoka. Kubera ko nukomeza kubigira ubutumwa uzagera i Nyarutarama, ugeraho bita Gacuriro, uvuga ibyo bintu bati tuvira hano, bakwirukane kubera ko bidakora. Ikindi, ibyo bintu materiyeri bitera amashyari. Ibyo bintu Imana yagukoreye ntibikorera bose, mubyumve neza. Ntabwo ibitangaza byawe biri uniform, ntabwo ari copy paste. Copy paste ni ikintu uterura hano kopiye kure hano no. Ushaka gushima Imana ko washatse ukabura vuga ukuri kwinshi n'abantu babizi, ariko hari undi mukobwa mwicaranye cyangwa umuhungu ukurusha gukiranuka, kurusha gusenga, uzarinda ajya mu ijuru atabonye urugo. Uhita umenya rero ubwo bitangana ntago ari igihembo. Ntago Imana yahemba abantu ibintu bidasa. Bibiliya iravuga ngo ibyo amaso atigeze kubona, ibyo umutima utatekereje, ibyo amatwi atigeze kumva, nibyo Imana izahemba abayikunda. Ntabwo rero kumenya Yesu egare gukora ubukwe, no. Kumenya Yesu ntibisobanura gukira indwara. Hari abantu barwaye batazanakira nubwo Yesu akiza, bakarwara. Yewe n'uwanditse Bibiliya witwa Pawulo ngo yarafite igishakwe, bamwe bavuga ko ashobora ararwaye ijisho, ajya kwivuza i Galatiya arwaye amaso, ngo agezeyo ngo arababwira ngo rwa rukundo mwankunze ngo biba ngo bari kukura n'amaso yanyu mukayamba. Ngo yasenze Imana ngo gatatu, akora ibihe, ajya mu masengesho, ajya mu butayu, ajya kuri murya kizabonwa kanyarira mazi y'ibyumba. Imana aramubwira ati ntabwo nzagukiza. Aravuga ngo ubuntu bwanjye baraguhagije, uzapfa urira ijisho. Ni komanteri. Ariko hari abazajya mu ijuru barwaye zinabica. Indwara
rimwica ahita ajya mu ijuru ariko aciye mu ndwara. Iyo uvuze Yesu ko Yesu yaje gukiza indwara ubeshye. Ntabwo Yesu yaje gukiza indwara, no yagiye barwaye. Yesu yagiye mu ijuru asiga ibitaro byuzuye abantu. Yaza ko cyamuzanye ari kuva mu isi akije abantu bose. Nako kidereze Betesayida yakije umuntu umwe, hari abandi. Uzi impamvu atabikoze? Ntago ari cyo cyamuzanye, ntago ari cyo cyazanye Yesu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera abone inzu, ajya Dubai, agira etaje, ajya kwiga, abo umushumba. Umwizera wese atari aho gahaga ubugingo buhoraho. Amen. Imana ntishobora guteza abantu amashyari. Ayo mashimwe yandatera amashyari. Ni amashimwe yawe ibyo yavuga gakeya uvuge ko Yesu yagukijije ibyaha. Nurangiza ubishime, ariko ibuke ko ni umugozi yagufatishije ngaguha iki? Ubugingo. Hari uwazasanga atari ngombwa, asanga atari ngombwa, avuga ati uyu we niyo ntabikora, ntabikora ntago yagwa. Ntago mwese rero ibitangaza bizaba bingana. Mbabarire kubagusha, mane babarire kubagusha. Ntago abantu bose bazagira amazu. Nushima inzu uzajya ushima inzu ugabanye, yubuke ko undi muntu uzakodesha Yesu amusanye mu bukode kandi mukora hamwe byanjye. Nuvuga kwiga hari aho muzigana ntibarangize. Nuvuga ubushomeri n'akazi hari umuntu wize yamara kwiga bikamuyobera akajya kunyonga igare cyangwa akikorera igikarayi cy'isima kandi akurusha gukiranuka. Kubera iki? Business yazanye Yesu n'ubugingo bwawe. Niyo mpamvu rero nsaba abaririmbyi mwese, abahanzi, abaririmbyi, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abahanuzi, mujye muvuga icyazanye Yesu, mwe kumubeshera. Impamvu ndibabwira nuko ibyo bindi mvuze bitari ubugingo na leta yabiguha. Leta yacu ikora ibintu byo muri Bibiliya. Yakubakira inzu ariko inzu si ubugingo. Ni gahunda ya leta yo kubakira abantu inzu. Iyo biri mu byo leta ishinzwe. Imihanda myiza, kuvana abantu mu manegeka, kujyana abantu ku mashuri, leta ishobora kubikora nta Bibiliya bakoresheje. Njye nabaye mu gihugu nabaye mu gihugu kitabamo inzara. Negeze aba mu gihugu kitabamo inzara. Ibi mbabwira ni ukuri, kugeza ubwo babwira n'utatetse akajya kujya muri restaurant yishyure. Nabaye ahantu bageze ku rwego umuntu utabonye uko ateka ajya muri restaurant akajya atishyuye. Nabonye ahantu hari inzoga banywa batishyuye bakanywa. Nagiye ahantu bafata sterine y'inzoga, kiriya kintu gitwara amazi, noneho kikaba kihetse inzoga. Bakajya ku kigo cy'amashuri bagahamagara abana bakazana amacupa kunywa inzoga za byeri batishyuye. Hari indi si yindi itabamwe ibyifuzo apana mu ijuru. Inahangaha apana mu ijuru. Niyo muri kuvuga ngo muzarya ibyushye mugeze mu ijuru, ngo azabagira ibyibushye, urabeshya. Ntabwo ijuru bazateka. Niba ufite inzara, Imana iguha ibiryo, none iguha ibiryo, ino birahari. Kamembe hari ibiryo, hari amata, hari isambaza, Imana iguha ibiryo. Ntabwo mu ijuru bazateka. Ngo mu ijuru ngo twagira ibyibushye, ngo bazatubagira, ngo aduhe vino ngo yahishwe, ngo amata n'ubuki. No. Kubera yuko ikibazo cy'inzara n'ibiryo ari ingorane, nta yindi mvugo Imana yakoresha. Yabuze uburyo yakubwira ibiba mu ijuru, ikoresha ibyo usanzwe uzi. Ariko mu ijuru haramutse hagiye ifiriti, hakajya amateke, hakajya amakaroni, hakajya inyama, ubwo hajya inyama n'ibagiro, hakajya amase, hakajya ifumbire, hakajya isazi, hakajya imodoka zitwara ibishingwe, hakajya abarwara diyare na diyabete. Ibyo ntabwo ryaba ari ijuru. Ntabwo ryaba ari ijuru. Hajya na sauna yajyayo no gukora siporo. Ntabwo ryaba ari ijuru.
Imana izaduha imibiri nk'iy'abamarayika. Niyo mpamvu rongera mbabwire ngo ikintu Imana yaguhamagariye ni ukugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Amen. Ngewe n'icyo Imana yampamagariye, nawe nicyo abantu benshi muri kino giterane mumenye ngo Imana yaguhamagariye ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Ibindi byose tuvuga, andi mashimwe dufite, kandi ntimuze kunyibeshya ngo nge ntabyo mfite. Nanjye ndabifite iby'Imana yankoreye, ariko ntago ari ubutumwa. Nibyo kundesha ngo ndayivaho, ni imigozi yanzirikishije. Ni imigozi inzirikishije, kuzirikisha ishimwe ntugende ngo njye sinava ku Mana yampaye inzu. Ni umugozi utayicika, ni umugozi, ariko ubugingo nibwo Imana igukeneyeho. Amen. Ko nshaka ko dusenga se mwanyemerera? Ndashaka ko dusenga, sinshaka gutinda. Naho nshaka gutinda. Betelehemu rero murebe mu ndirimbo, indirimbo muzasanga itabamo Yesu, muzayikuremo muyihorere. Iyo na Sebanani yazaga aririmba, kandi ntabwo buri abarokore baririmba kurusha impara. Ngerega shenge ndi kimwe na Yohana. Ubwo se mba muririmba nkawe? Bararirimba muririmba icyo ahubwo. Ikibazo si ukuririmba, ni iki muririmba. Hari abantu bazi kuvuga speech, bazi kuvuga discours, bavuga iki? Muri iyo discours bavuga mu iki? Iyo uri kuvuga uvuga iki? Wowe uhanura iki? Umuntu asigaye afata umuhanuzi akamujyana afite ibyifuzo, ati tugiye gusenga, ntamukozi Imana wandangira, ati kamubaza niba yaboneka, akaba aramuhamagaye. Niba akubwira kujya guhanura, nta kimana yakubwiye, uzahanura uko Imana avuganye nawe. Urahanura uri Nyamatanga n'agasimba bakoroha kagahita karirimba. No, ntabwo uri Nyamatanga. Hari umuhanuzi bajyanye ahantu, umuhanuzi, hari umuntu ufite ibibazo. Umuhanuzi yahanuriye umuntu, ahanuye birasohora. Bimaze gusohora, abona undi muntu ufite ibibazo, aragate mfite umuhanuzi wanjye iramanuriye birasohora, none rero reka nzamuhamagare dusengane. Umuhanuzi baramuhamagaye. Umuhanuzi rero mfite umudamu ufite ibibazo n'ingorane, akeneye Imana. Ngura tugera kumva icyo Imana ivuga kuri ubu. Baramutwaye, bamugeshejeyo, Imana irakijeka. Imana ntiyagira ikindi ivuga. Wa mugabo aravuga ati se Mana, koko wagize ikintu uvuga kuri uyu mugore? Imana teke, kandi uwo nawe waje ngo bamuhanurire afite ibibazo. Umugabo aravuga rero reka mve kubuhimba, reka muhimbe mumuhi. Aratangiye atumuka Uwiteka avuganye nawe, yarazi n'ibibazo afite. Hari ibyo akuyeho, hari ibyo amaze, hari ibyo rituye, hari ibyo ahinduye. Aravuga atamena. Umugabo ageze mu rugo w'umuhanuzi, Imana amubwira ati ibintu wavuze ninjya gutumira. Imana ntiwantumye, ariko nawe utekereza, uriya mugore ko yaravuye kure, yari gusubira koko nta kintu, agasubirayo gutyo. Nawe reba agahinda yazanye. Narebye nsanga nubwo Imana yamubwiye ngo noneho ibyo wavuze uzagenda ubimuhe, ko sinjye bigutumye. Ati Imana mbabarira, ngiye gusaba imbabazi, genda umubwire ko wamubeshye. Rero asubirayo, ni wabinyibwiriye, ntago ari amakuru numvise. Yambwiye ati ngiye namupfunyikiye amazi. Hari byinshi mufite bitari ibintu by'Imana, ariko umuntu uzakubwira icyaha akerekwa icyaha cyawe, uwo nguwo ahamanya n'ijuru, kuko niyo business yazanye nde? Yazanye Yesu. None wasenga, nyamara kabasengeri mfite iminota 15, nifite isaha imwe irarangiye, ndashaka gusenga. Gahunda ni ijuru. Gahunda ni iki? Ni ijuru. Tutagiye mu ijuru tuba twararindagiye. Hari igihe mutekereza ko impamvu itorero ryabayeho kugira ngo abantu batange amaturo abapasiteri bahembwe. Kavuga ati buri impamvu itorero rya kirabyo ririho rya DPR no kugira ngo abantu bagende bazana amaturo, mayakuzana amaturo abapasiteri bahembwe. Kare mu bantu baryoshye beza ntagara abapasiteri. Uramutse wifuje akazi keza, ahantu heza wakora, abantu bafite amazu meza ameze neza, ntagara abapasiteri. Imana ishatse kugira neza ntabwo byasa kwa pasiteri. Ntabwo Imana bahamagara kuza gutura. Ni cya gikorwa uvuga ngo Mana, kubw'ubugingo mfite naguha iki, nakwitura iki Mana, nyakirira ituro ryanjye. Hako ntabwo kuvuga ubugingo,
ahubwo uri gushima Imana ko ari cyo gukoreye. Hari igihe mutekereza rero ko twabahamagariye ngo muture muzajye kuzimu. Ibaze ngubu Betelehemu Yesu aje turi mu modoka kwa stere ebyiri, impani ikavuga tutaragera Gihundwe, akagenda kwa stere imwe, ubwo indi yabijya kwandi yambaye uniform, mugasigara mu modoka abandi bazamutse. Se mwakomeza mukaza mwasubirayo mwajya hehe? Imana yaduhamagariye, ndashaka kwabura ko nitugera mu ijuru bazabanza igitabo cy'ubugingo, imirimo izaza ku mwanya wa kabiri. Hari n'abanyabyaha baba mu nsengero bakora imirimo myinshi bafite n'ibyaha byinshi, imirimo myinshi n'ibyaha byinshi, bajya kumigaho bikabananira, ugasanga yagiriye abantu benshi neza, niwe witanze ibintu byose, niwe waguze amakaro, niwe waguze ibyuma, bajya kwitanga bajya kumwigaho n'ibyaha n'iki, bagatese yego afite ibyaha. Hari umuntu wari ufite ibyaha twabanaga ariko ufite n'amafaranga, yabifite byombi, yafite ibyaha byinshi n'amafaranga menshi. None yatanga icya 10 kikaba kingana na bije, twebwe tugira icyo bita bese amafaranga yose abandi batura yose mu kwezi yatanga rumwe wenyine. Amafaranga yatangaga yanganaga n'ayabandi bose bazana bateranyije. Yamara kuyazana rero tugakemura ibibazo nyine by'itorero, tukishura amadeni, tugahemba abakozi, ariko afite n'ibyaha. No bukeye tujya kumwigaho, tugiye kumwigaho umuyobozi wacu aravuga ati ariko mwarasaze, ubundi muramwiga hiki ibyaha bitwaye iki? Ubu sawa bakiranutsi banyu bamaze iki? Ntibagura karete, ntibagura umukubuzo, ntibagura mikrofone, banizo mvumbi imbere, none se gukora ibyaha. Umuyobozi aravuga ati njyewe mu mundekere azajya abarizwa muri biro yanjye. Yavuze ngo mbese twe kumubara wa Kristo baho ngaho azaba ari muri ofisi ye, ngo ntazajya abarizwa kubera ko azana iki? Amafaranga menshi. Uwo muntu no kumuhemukira, ko tamubwiza ukuri ngo afite amafaranga, ngo aritanga, ngo arabafasha, ushobora nawe uri hano umeze gutyo baragushutse. Kandi kenshi mwe n'uwo mukire twatuzi niwe tugena nimero za telefone, abakire bose aho bataha turahazi, nimero zabo zose turazifite. None se yuko ufite akabazo umwiyambaza, ako iyo umuhemukiye ntumubwira ubugingo bumubeshye. Mubwiza abantu kuri bashaka babange, musigarane bake, musigarane bakeya, mubwiza abantu kuri, mubabwire ko Imana duhamagariye ubugingo buhora. Tugera mu ijuru rero ko bizagenda, tuzaba hari ibitabo bibiri, igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Imirimo dukora izagenda duherekeje, imirimo nizaduherekeza, imirimo mukora mu nzu y'Imana izabaherekeza, ariko izaguherekeza ujya hehe? Abantu mujya ku bibuga by'indege, hari ikintu ku kibuga cy'indege bakubaza batarebye muri varize y'ibyo upakiye, ni igiki? Niba mukiza ni igiki bajya bakubaza ugeze mu kibuga cy'indege cyonyine batitaye ku bindi uhetse? Mbere yo gupima ibiro wazanye, gupima amavarizi yawe, barakubwira ngo urajya he? Utingiye Ethiopia, ubwo wenda ugeze Kanombe cyangwa ugeze hano ikibuga cy'indege cya Kamembe. Niba ikamembe ariko ni Roko airport, ngira ngo ntabwo kigera kure, ngira ngo ndege mpuzamahanga ziba hano. Babanza kureba ko ufite visa y'igihugu uri kuvuga ujyamo, kandi uguhetsa amavarize, ufite ibisakoshe, ufite ibirijana, ntacyo bibabwiye. Ese aho ujya barabizi, baguhaye uburenganzira. Bakabanza bakareba muri pasiporo yawe, bakareba ko ufite iki? Visa. Ega ni bibiri, hari pasiporo na visa. Pasiporo ni agatabo buri wese yakagura, ariko igikomeye ni visa. Niho kuba umukristo wa hano ntacyo bigusaba, biroroshye cyane ejo wabaho, ariko ikibazo urupapuro rukwemerera kujya mu ijuru nirwo bazabaza kubaza. Iyo basanze rero visa igihugu cyakwemereye kugenda, bakurikiza ati
sawa zana amasakoshi tuyapime nuko indirimbo bazazipima nuko kuvuga ubutumwa bazabipima nuko ibyo wakoze byose bazabipima bazabanza barebe ko ufite iki visa tukavuge ngo nari pasiteri oya tukavuge ngo nari diakoni hoya tukavuge ngo nari umuririmbyi hoya keretse uvuze uti narakijijwe bazakubaza niba ukijijwe ko nshaka ko dusenga hari abantu bifuza kujya mu ijuru se bari hano babifite nk'icyifuzo hari abantu bifuza kujya mu ijuru baje mu giterane hari abantu bari hano bifuza kujya mu ijuru hari abafite iyo cyifuzo Yohana yavuze ngo iki ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo maguke dusenge rero icyo yambitiye mbonu kugira ngo zagere shura mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo kandi yajyawe twasengeye abantu hari undi muntu wumva nabwo twamusengera amaze kumva ko gahunda ari ijuru ndimo mbaza ikibazo cyoroshye aho bege gahunda ni ijuru niyo mpamvu Imana yaguhamagaye impamvu Imana yakugiriye bya bindi byose nige tugiye gusengera mu kanya irabikora ngizaguha ubugingo hari umuntu byagushije hari umuntu imigisha yagushije hari umuntu Kanani yagushije hari umuntu wagushijwe n'ibisubizo bigatuma ava mu nzira kujya mu ijuru kandi Imana yamuhamagariye niba hari naza tumusengere hari abantu bagushwa n'ibisubizo bagushwa n'imigisha bakagwa bakabivamo kandi yari imigozi Imana bafatishe ngo batava ku Mana niba hari muri tugusengera Imana niba ntawe harubanza sawa kandi nta mpamvu yo gutinda ubwo ntawe uhari abari hano mwese ni gahunda n'ijuru tujye gusengera kuzasoza neza rero kamabwire rero
niba ari ikintu gikomeye mu buzima ni ukurangiza neza ibyubamo. Niba nabonye mu kintu gikomeye abanyeshuri biga mu wa gatandatu ni ukubona diplome mu wa gatandatu, ukiga mu wa mbere mu wa kabiri muri CZM ukabona diplome, urababa rukora ni ukwirwa. Ibaza ubuze ubugingo n'iminsi umaze muri ridini, n'iminsi umaze usenga, n'iminsi umaze uterana. Kadusengere kuzasoza neza. Iyo baza kwa Nyabwenge bari kwita kuki kuherezo rya Mana yacu. Impamvu iri torero rya Kirabyo ryabayeho ni ukubera ko wagiraga ngo umenyeshe abantu inzira y'agakiza. Ibintu byose wakoreye iri torero, ukabaha urusengero rwiza, ukabaha amakaro, ukabaha amatara, ukabaha ibyuma, abantu bagasirimuka bakagira imigisha, wabikoreye kugira ngo batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Impamvu kino giterane cyabaye ni ukwibutsa umugenzi gahunda yo kujya mu ijuru, kuko abera bagomba gutaha. Aravuga ngo ufite ibyo byiringiro ariboneza. Mana turi imbere yawe, ntidushaka kuza kurwa n'isoni kuri munsi wo guhamagara abera. Hari umunsi azaba igiterane kitameze nk'iki ngiki, igiterane kizakirimo Yesu, kirimo papa wiwe, kirimo abamarayika bagahamagara amazina y'abera, bagasoma mu gitabo cy'ubugingo amazina yacu. Turifuza kazumvikana, turabisengeye Mana. Byabimari iki guhagarara ku ruhimbi nkabwira abantu ibya Yesu, Imana yavuga ngasigara, ese nakwirwa hehe najya kwande? Niyo mpamvu dushinganisha ubugingo bwacu Mana. Turifuza kugira iherezo ryiza kandi turarisengeye. Byaba n'uyu munsi no mu kanya impanda yavuga, n'isaha yavuga, n'umuntu yava mu mubiri agataha, ariko turifuza kuzagira iherezo ryiza. Kandi waratwemereye Mana, tugaha ubugingo bwacu ngo bube buhenda mu maso yawe. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu ugira neza, amen. Murakoze cyane. Nicare, mfite iminota itatu yimbi njya gusangira ibyifuzo. Iminota itatu isigaye gusa ko nimwe zigere njya gusangira ibyifuzo. Mbibutsa yuko hari ibintu Imana, hari ibitangaza byinshi Yesu yakoze bitanditswe muri Bibiliya, ibindi byanditswe mu mitima yacu kugira ngo tutarimbuka, tumwizere, duhabwe ubugingo. Hari umuntu Imana rero igasanga ikigeragezo cyamugusha akava muri iyi nzira, Imana ikamutabara, ikamufatisha umugozi ariko rukundo rwa Yesu kugira ngo atarimbuka, ikamukorera igitangaza, ikamukiza indwara, ikamwishyurira ideni, ikamukuraho imanza. Siyo business yazanye Yesu, ahubwo aba ari kugira ngo igufate, ikubohe, utarimbuka. Niba uhari rero ufite icyifuzo, biremewe mu isi y'umwuka, ndashaka kubasengera mu izina ry'abashyitsi. Hari ibintu Imana igomba gukora uyu munsi ku wa gatandatu ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 2023. Aya masaha asigaye ngo saa 6 zigere, hari akazi Imana igomba gukora uyu munsi. Hari ibintu Imana igomba gukora kugira ngo irinde abazarwa agakiza. Nyamara twasenga, biremewe mu isi y'umwuka. Yesu aravuze ngo simakura mu isi ndabarinda umubi. Tutaragera mu ijuru Imana idukuraho ibitona ngo twaganya amahage kugira ngo twari buto nyinshi. Nyemerera wizerane nanjye kano kanya mu izina ry'abashyitsi. Abashyitsi muhaguruke mwibuke ko sebona umushyitsi wicaye kere kutariye. Abashyitsi kanso umushumba Bosco gere hino. Mushumba Bosco, ufite ubutwari Imana yaguhaye. Noneho nubwo abashyitsi rero ubu mu izina ry'abashyitsi tugiye gusaba umugisha wa none, kuko ejo Imana izakora ibindi, ariko hari akazi Imana igomba gukora none. Haleluya! Hari ibintu Imana iri bukore muri mbere saa 6 z'ijoro. Hari ibintu Imana iri bukore mbere saa 6 z'ijoro kwa zisohora. Hari akazi, hari amateka yandika, hari ibintu Imana ikora none. Imana iri mu kazi. Mu izina ry'abashyitsi rero tugiye kubasengera. Abasangwa namwe, reba icyifuzo cyawe, reba ikintu, mbese reba ahantu bwira Imana, reba hakurya hakore. Bwira Imana uti dore Mana, abashyitsi baje mu izina ryawe, twabakiriye, twabahaye amazi, twabahaye icyo kunywa, bagiye kudusengera. Mana akora kuri kino kintu cyanjye. Imana Data wa twese, kabase umwami wacu Yesu Kristo,
uri Imana ireba, ukaba Imana yumva, ukaba Imana ivuga, ukaba Imana ikora. Niyo mpamvu uyu mwanya duhagaze mu kwizera, dusengeye abakristo bantu, dusengeye abaririmbyi bantu, dusengeye abadiyakoni bantu, dusengeye abashyitsi baje guteranira ahantu bumvise inkuru, dusengeye abashumba babonetse ahantu, hereye ku mushumba w'itorero, hereye ku mushumba wa paruwase, ababwiriza butumwa bwiza bari ahantu. Turabasengeye. Waravuze ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose, mwigisha abantu, mukiza abarwayi, mwirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ibyo turabikoze katika jina la Yesu Kristo liye hai. Turahamagara imbaraga z'Imana, za mbaraga zikora, za mbaraga zimira izindi, za mbaraga ziruta amafaranga, za mbaraga ziruta amashuri, za mbaraga ziruta icyubahiro. Izo nta zindi ni imbaraga z'Imana. Adonai, Elohimu, El Shaddai, bwugamo bw'umugaru. Dusengeye aba bantu, abarwayi nibakire mu izina rya Yesu. Turategetse ngo ukize abarwayi, uruhuri indushyi, ukize abantu kuba bapangayi mu izina rya Yesu. Abantu ubwenge, abana bige batsinde, bamenye ubwenge, ubwenge buva ku Mana, kuri Imana ibasha kubikora. Uhagarika impanuka, uhagarika ibyago, uhagarika ingorane, uhagarika amakuba, uhagarika induru. Ibyo uri Imana ibasha kubikora, Imana itabasha kubeshya. Uri Imana isohoza amasezerano. Wambukije Abisirayeli inyanja, ubambutsa Yorodani, ubahereza manu, ukura Daniyeli mu rwobo rw'intare, ukura Meshaki, Shadaraka na Abedenego mu muriro. Ukora ibitangaza Lusitira, ukora ibitangaza kwa Yayiro, ukora ibitangaza kwa Lazaro, uko wari uri icyo gihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ko wari uri icyo gihe muri uyu mugoroba, muri aka karere ka Rusizi, hafi y'ikiyaga cya Kivu, muri uyu murenge wa Mururu. Uyu mwanya niho turi ku isaha ya 11. Tubohoje imigisha yacu mu izina rya Yesu. Abadayimoni bari barayiburijemo, abapfumu n'abakonikoni, ntumwa za Satani, zo turazihagaritse mu izina rya Yesu. Reka abantu bawe babone indi mirimo muri uyu mugoroba, abantu bawe bavuga andi magambo, abantu bawe babone icyerekezo gishya, abantu bawe bumva umunezero, abantu bawe bumva amahoro, abantu bawe bumva ibyishimo, kandi biturutse mu mirimo ukoze. Ndasenze kandi ndizeye, nshingiye ku bubasha nahawe nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Amasimisha kumana, amen. Weware misimi juru, niwakiricho Irimo ya
isi n'ijuru isi n'ijuru iwakerekeje Imana amashyi ubwo ijambo ryatwe ryose Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tugeze umwanya wo gutarama mu ndirimbo. Dushimiye Imana itugaburiye uyu munsi. Uvuge ngo amen. Imana ishimwe. Tugiye kumva abaririmbyi korari ijwi ry'urangura mu butayu nihagaze hano, indirimbo ebyiri hose nta korasi. Korari Ebeneza indirimbo ebyiri nta korasi. Korari Nzahindurira abantu kuri Yesu indirimbo